Twongeye kubasuhuza nshuti zacu, nk'ibisanzwe twagarutse mu kiganiro nk'uko mubimenyereye, ni kuri ya channel yanyu mukunda Miss Theoni, aho tubabwira ibijyanye n'ubuzima, aho tuganira ku nama zifasha ku buzima bwacu kandi z'ingirakamaro. Niba rero ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe dukomeze tubane umunsi ku wundi, dukomeze wumve ibiganiro byacu by'ingirakamaro. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bibaza. Tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ibimenyetso bigaragaza umugore ugiye kujya muri menopause cyangwa se umugore uri gucura. Reka dutangire dusobanurira abantu gucura icyo ari cyo. Gucura ni igihe cy'umugore aho uburumbuke burangira bitewe no guhagarara k'ukwezi, icyo twita menstruation. Akenshi bibaho kubera ko imisemburo y'imyororokere iba itangiye kugabanyuka. Hari imisemburo y'imyororokere iba mu mubiri w'igitsina gore twita estrogene na progesterone. Iyo misemburo rero iyo iri kugabanyuka, tubivuga ko umudamu aba ari kugera mu gihe cyo gucura. Igihe cyo gucura rero kibamo ibyiciro bitatu. Reka turebere hamwe ibyo byiciro bitatu. Habaho icyiciro cya mbere twita premenopause. Premenopause ni ibyiciro byose bibanziriza igihe cy'icura. Habaho ikindi cyiciro twita perimenopause. Icyiciro cy'impinduka z'imisemburo gishobora kumara imyaka hagati y'4 n'10. Ngo mu gihe wegereje gucura hagati y'imyaka 4 n'10 habaho icyo gihe impinduka z'imisemburo iri kugenda igira impinduka ya yindi twavuze estrogene na progesterone. Hakabaho n'ikindi gihe twita post menopause. Post menopause ni nyuma y'igihe cy'icura aho ibimenyetso biba byagabanutse cyangwa se bikanarangira. Kuvuga ngo ibimenyetso bigabanuka ni cya gihe cy'ukwezi cy'umugore, iyo ibyo bimenyetso byose bigenda bigabanuka kugeza igihe binarangiriye, icyo gihe kikitwa post menopause. Reka tugaruke rero mu kiganiro turebere hamwe ese igihe cyo gucura gitangira ryari. Tugendeye mu bumenyamuntu cyangwa se mu miterere y'umuntu y'ikiremwa muntu, igihe cyo gucura gitangira ku myaka hagati y'imyaka 45 na 55. Impamvu bavuga ngo hagati y'imyaka 45 na 55 ni uko icyo gihe kitabera rimwe ku bantu bose. Hari ushobora gutangira mbere kuri ya myaka, undi agatangira nyuma. Abantu bose ntago bitangirira rimwe. Tugiye kubabwira n'impamvu rero ituma abantu batagira igihe kimwe muri menopause cyangwa se abantu batagirira igihe kimwe cyo gucura. Dore impamvu ishobora gutuma njyewe cyangwa se wowe tutagira rimwe muri menopause. Icya mbere ni imiterere y'umubiri, icyo twita genetique. Ngo imiterere y'umubiri wawe ishobora gutuma ujya muri menopause mbere, ucura mbere, cyangwa se bigatindaho gatoya. Ikindi cya kabiri ni imyitwarire y'ubuzima, ikijyanye n'ibyo kurya urya, ikijyanye n'ibinyobwa unywa. Urugero nk'abantu banywa itabi, abantu barya nabi, cyangwa se n'ibindi biyobyabwenge, baba bashobora kugira ingorane zo gucura mbere cyangwa se bigatinda bagacura nyuma. Ikindi ni indwara zimwe na zimwe nka kanseri. Iyo tuvuze kanseri, hari umuntu ushobora kurwara kanseri igatuma atinda gucura cyangwa se agacura vuba. Ikindi ni abantu bakoresha imiti runaka, hari imiti wakoresheje, iyo miti ikazatuma ugira uburyo bwo gutinda gucura cyangwa se ugacura mbere. Reka rero twongerukire mu kiganiro nyamukuru, aho tugiye kurebera hamwe bya bimenyetso bigaragaza ko umuntu ari gucura. Ni ikihe kimenyetso wakwibonaho ukamenya ko ugeze mu bihe byo gucura?
hanyuma dusoza turakubwira n'inama z'uko wakwitwara mu gihe ubona watangiye kubona bya bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere ni uguhagarara k'ukwezi. Birashoboka ko mbere wabonaga ukwezi kwawe kwa buri gihe, ariko noneho ugatangira kujya ubona kwahagaze, haciyemo ukwezi, haciyemo ukundi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko utangiye kwinjira mu bihe byo gucura. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ubushyuhe bwinshi bw'umubiri. Igihe wumvishe umubiri habayemo impinduka z'ubushyuhe bwinshi, ubwo ibyo bimenyetso bikwereka ko utangiye uri kwinjira mu gihe cyo gucura. Ikindi cya gatatu ni ukugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Yenda birashoboka ko wahura n'iki kibazo cyangwa se n'izi mbogamizi, ariko icyo gihe nabwo mu gihe bibayeho uba ugomba kumenya ko winjiye mu gihe uri kwinjira mu bihe byo gucura. Ikindi kimenyetso ni ukwijima cyangwa se guhinduka k'uruhu. Hari abantu bamwe iyo bari kwinjira mu bihe byo gucura nyine uruhu rutangira rukijima, rugatangira guhinduka umukara, rugakobana. Iyo nayo ni akandi kamenyetso kakwereka ko uri kwinjira mu bihe byo gucura. Ikindi kimenyetso ni uguhangayika cyangwa se kwibagirwa. Tuvuga ngo nimba uri muri iriya myaka 45 kugeza kuri 55, ugatangira kumva utumenyetso two guhangayika, kwibagirwa, ibyo ni ibimenyetso bikwereka ko utangiye kwinjira mu gihe cyo gucura. Kugira ngo tubabwe ibintu bigera kuri 5, ibimenyetso bigera kuri 5, ibyo bimenyetso uramutse uri kubyibonaho kandi ukaba uri muri ya myaka twakubwiye, hagati y'imyaka 45, hagati y'imyaka 55, aho mo hagati nimba uri muri iyo myaka ugatangira kubona biriya bimenyetso, umva ko ubwo wageze mu bihe byo gucura. Hari ubibonera akumva ko ari indwara, akumva ko ubuzima bwahindutse, ariko bugomba guhinduka nyine kuko hari impinduka ziri kuba mu mubiri wawe. Hari ya misemburo nakubwiye yitwa progesterone na estrogene iba iri kugabanuka mu mubiri. Kwa kugabanuka rero umubiri ugomba kugira impinduka. Twababwiye ko turi bubagire n'inama, turi bubabwire inama ni iki wakora mu gihe umaze kubona ibyo bimenyetso. Ni iki wakora niba umaze kubona ibimenyetso runaka ku mubiri wawe bimeze nka biriya nakubwiye haruguru? Hari ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa se 4 wakwifashisha kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza, na cyane ko twebwe ikitubesheje ahangaha ni ukubagira inama zijyanye n'ubuzima, ni ukugira ngo mwite ku buzima, ni ukugira ngo buri umwe wese abungabunge ubuzima bwe, duhame dukomeye kandi tumeze neza. Kandi nyuma y'ibyo byose mujye mwongeramo no gusenga. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu gihe umaze kubona biriya bimenyetso ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye cyane cyane yiganjemo ibikungahaye kuri calcium. Nababwiye mu kiganiro cyabanje cyavugaga ku mineke ko imineke ibamo ibikungahaye kuri calcium. Ikindi kintu ugomba gukora ni ukugabanya ibinyobwa birimo kafeyine cyangwa se ibikize ku binyamavuta. Mu gihe uri muri kiriya gihe, mu gihe watangiye kubona ibimenyetso, uba ugomba kugabanya ibinyamavuta, ibiribwa byiganjemo amavuta menshi mu mubiri wawe. Ikindi kintu cy'ingirakamaro ugomba gukora ni siporo. Abantu benshi gukora siporo birabagora, ariko ndashaka kuzabategurira ikiganiro kivuga kuri siporo yoroheje wakora kandi ubuzima bukarushaho kugenda neza. Birakwiriye ko umuntu wese akora siporo buri munsi. Birakwiriye ko umuntu wese, siporo ni ubuzima. Gerageza rero mu gihe uri muri biriya bihe ukore siporo. Ikindi ushobora gukora ni ukwirinda guhangayika. Nimba uri kumva utuntu two guhangayika, gerageza ushake ibintu biguhugenza, gerageza ushake ibintu bikurangaza, wibagirwe wa muhangayiko. Ushobora kuririmba, ushobora gusoma Bibiliya,
ushobora gusoma ikindi gitabo runaka kigushimisha, ushobora kumva akaririmbo ariko ukirengagiza wa muhangayiko kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Ikindi kintu nakubwira ntashobora kwibagirwa na rimwe mu kiganiro ni uko igihe cyose ubonye impinduka zabaye ku buzima bwawe, igihe cyose ubonye ibintu bidasanzwe ku mubiri wawe, icya mbere ni ukugana muganga. Gana muganga agufashe, abaganga barasanasana, abaganga bafite ubuhanga bukomeye bwo kugufasha bwo kumva ikibazo kiri mu mubiri wawe kandi bakagukurikirana ukarushaho kumera neza. Mwakoze rero kuza mu kiganiro cyacu, nyabuna nimba wageze kuri channel yacu ntiwibagirwe gukora subscribe, ntiwibagirwe kohereza ikiganiro inshuti zawe kugira ngo nabo izi nama nziza zivuga ku buzima zibashe kubageraho, zibabashe kubungabunga ubuzima kandi nabo bamenye uburyo bagomba kwitwara igihe bageze muri bino bihe byo gucura. Ibi ni ibihe biba bigoye, ni imyaka ibigoye, nubwo nabwiye gukora siporo abenshi baba batangiye kumva ngo bageze mu zabukuru, ariko ntago siporo isaba nyinshi, yikore gake gake bizarushaho kumera neza mu buzima bwawe. Mukomeze mugubwe neza, dukomeza dukora subscribe, ibihe byiza kuri mwese, amahoro kuri mwese, ubuzima buzira umuze buturange kandi tubeho tunezerewe. Mwakoze cyane.